Amahoro God's people, ubwoko bw'Imana, yego ndabasuje basuza n'umugenzi wanyu, ubwoko bw'Imana Anastase Sibomana, yego ndabasuje aho muherereye hirya no hino mwumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi ndetse ukoresheje n'urundi rurimi usobanura, yego ururimi turimo gukoresha rw'ikinyarwanda. Ndabasuhuje mugubwe neza abaherereye muri Afurika yose, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, yego ndabasuhuje mwese mugubwe neza kandi mbashimira cyane nk'ubwoko bw'Imana mudahwema, yego kumenyekanisha abo muri bo no kumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwereka abantu umukiza w'abantu mu isi uwo ari we ko ari Yesu Kristo, yego kandi mudahwema kuburira abantu kugira ngo batazahura n'ibibananiza cyangwa ibibagora cyangwa bakagwa mu mutego, kandi kuwutegura kwarabonetse ari bwo butumwa bwiza wamenye. Ndabashimiye cyane rero nk'ubwoko bw'Imana, n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. N'ubundi uyu munsi n'ubundi turi kuri Irera TV1, turasaba wowe uri mushyashya kuri iyi channel wakora subscribe kugira ngo tujye tubana twungurana byinshi cyane by'agaciro nk'uko Imana ibitwereka yuko guterana cyangwa guhuriza hamwe twigana duhugurana ari iby'ingenzi kandi ari iby'agaciro, kandi dukwiye kubikora kuruta aho kudore ko iminsi igenda ngo isatira ibamo ibi, tugomba kugenda tubikora cyane kurushaho. Rero uyu munsi turi kurebera hamwe, turi ku cya kiganiro cy'uruhererekane kigira intego igira iti turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turimo kurebera hamwe nyirizina intego y'umuntu mu gihe ari kuri uyu mubumbe w'isi. Ese twebwe ko tugihari, wowe ko ugihari, urimo gukora n'ubundi by'intego yakuzanye kuri uyu mubumbe w'isi? Ese iyo ntego uraza kuyibwirwa n'iki? urayimenyeshwa nande? Niho dusanga n'ubundi mu biganiro byatambutse twagiye tubirebaho byinshi cyane, twahizeho bitandukanye. Niyo mpamvu musaba n'ubundi niyo wareba no ku bindi biganiro byatambutse, twize byinshi cyane by'agaciro kandi by'inkomezi ku bwoko bw'Imana, ku baragwa b'ijuru, ku bakiranutsi, ku bizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, yego ku babaye ibyaremwe bishya, ku bavutse ubwa kabiri, yego ku bibagiwe cyangwa baretse ibya kera ubu tukaba turi mu bishya kubwo kuba twarabaye ibyaremwe bishya cyangwa baremwe bashya muri Kristo Yesu, cyangwa bazuranwe na Kristo. Niho rero nyirizina turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo aho turi tugomba kuba tuhari. Ibyo biragaragara biranazwi, ariko se aho turi turimo kuhakora icyo tugomba kuba tuhakora? Byaba ari ikibazo usanze uri ahantu ugomba kuba uri ariko utarimo gukora icyo wahamagariwe gukora. Ibyo byaba ari ikibazo cyane kandi byaba biteye n'agahinda, byaba bibabaje. Rero niyo mahirwe twagize yo kuba twahura kugira ngo twigire hamwe ibyinshi cyane kandi bigiye bitandukanye, yego yaba ari kuri uyu murongo wa Irera TV1 cyangwa yaba ari no mu materaniro hirya no hino, yego ni iby'igiciro kugira ngo abantu bateranire hamwe cyangwa bumve inyigisho zigiye zitandukanye ku bisobanuro by'icyo tugomba kuba dukora. Icyo tugomba kuba dukora tukimenyeshwa n'Imana yo nyirizina. Ese icyo Imana yatumenyesheje cyangwa icyo dusaba gukora tukibwirwa n'iki, tugikurahe? Ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya bitwereka nyirizina icyo tugomba kubahiriza n'icyo tugomba kureka mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero niho twasanze n'ubundi kwiga ijambo ry'Imana biri muri bimwe biri mu byo tugomba kugira intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Ariho dusanga n'ubundi tugiye kureba kuri kino kiganiro cy'uyu munsi, turasubiza iki kibazo kigira kiti mbese wakwemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana? Iki kibazo nicyo tugira ngo dusubizeho. Wajya no muri komenti ugatanga igisubizo cyawe nyirizina, kandi ukaza no kwerekana imirongo ushingiraho ku bw'igisubizo waduhaye, dore ko tutajya kure
twebwe nk'ubwoko bw'Imana ntabwo tujya kure y'icyo Imana ivuga, ahubwo turebeye icyo Imana ivuga nimba aricyo turimo kugenderaho. Nibyo dusubiza, nibyo tuvuga, nibyo dukora, tugomba kureba ku cyo Imana yavuze. Niyo mpamvu urimo kubazwa uti mbese kwemera kwiga, kwemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana, wakwemera gutanga ubutunzi bwawe cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana? Ahangaha niwe ubazwa, niwe kwisubiza nyirizina, ugasubiza icyo kibazo. Ariko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi, kuko utize ijambo ry'Imana ntiwamenya icyo wakagombye kubukora aho uri kuri uyu mubumbe w'isi. Bishatse kuvuga iki? Mu gihe ukiri kuri uyu mubumbe w'isi ukwiye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gukora icyo wahamagariwe gukora, kuko icyo wahamagariwe gukora nka God's people, nk'ubwoko bw'Imana, nk'uyoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo wabasha kubahiriza no kugendera ku cyo Imana ishaka cyangwa ngo ukore inshingano zawe utabibwiwe n'Imana. Kandi icyo Imana yavuze turagisanga mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, ariho dusanga ijambo ry'Imana. Rero birakwiye yuko iki gisubizo, iki kibazo tugishakira igisubizo twifashishije igitabo cya Bibiliya. Ikibazo kigira giti mbese wakwemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana? Yego. Igisubizo ni yego. Yego, nabyemera nkatanga ubutunzi cyangwa nkahomba ubutunzi bwanjye kugira ngo nige ijambo ry'Imana, kuko nyirizina ibyo ngibyo ubutunzi nibwo mu gihe aribwo naba ndimo gusabwa kugira ngo nange nabutanga kugira ngo nkore icyo ngomba kuba nkora. Byaba ari ikibazo mu gihe ushaka kugera ahantu runaka kure kandi mu gihe gitoya, ari itegeko y'uko ugererayo. Tuvuge ugiye gutega cyangwa ufite urugendo rufata amasaha menshi, kandi ukaba usabwa kugerayo mu gihe gitoya. Kugira ngo ujyeyo wubahirize iyo nshingano yo kuba uriyo ku isaha bakubwiye, nuko uragira icyo utanga ukakirekura kugira ngo wubahirize icyo gisabwa. Rero ntabwo uri buze kugenda n'amaguru mu gihe usabwa kugera igihe gitoya kandi hagendwa amasaha menshi ku maguru, ahubwo watanga amafaranga kugira ngo haboneke ikigutwara mu gihe gitoya, wubahirize ya gahunda wasabwaga kujyamo. Rero niho uraza gusanga n'ubundi ubutunzi kubutanga kugira ngo wubahirize icyo ugomba kubahiriza, gutanga ubutunzi kugira ngo wubahirize icyo Imana igusaba gukora. Ibyo ni ibintu byoroshye kandi byumvikana, umuntu atanatekerezaho cyane ngo bitindemo cyangwa ngo bigufate umwanya ubyigaho cyangwa ugisha inama. Ibyo ni ibintu byikora. Tuvuge urashonje, ukeneye ibitunga umubiri wawe, urumva umerewe nabi, urashonje, ukeneye icyo kurya, kandi ufite ubutunzi, ufite amafaranga, ariko ibyo kurya ntabyo ufite. Aho uherereye harimo kuboneka ibyo kurya ariko bihenze, kandi mu gihe utaje kurya ushobora no kubura ubuzima. Ngira ngo kubw'icy'agaciro kandi gikenewe muri ako kanya ni ibiryo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze. Icyo gihe biragusaba kugira ngo utange bwa butunzi cyangwa ya mafaranga yawe ufite wita menshi cyane, bitewe n'uko ibiribwa aho ngaho birimo guhenda, urabitanga. Ubwo butunzi urabutanga kugira ngo uburonke iby'agaciro, ari bwo buzima urimo gusigasira mu gihe ukimara kurya bya biryo yego baye bakweretse. Rero kugira ngo tubashe natwe gukora iby'agaciro nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa twubahirize icyo Imana idusaba gukora muri bimwe mu ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi, gutanga ubutunzi, kubuhomba kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka tugishyire mu bikorwa, byo ni ibintu byoroshye cyane. Rero igisubizo gihari kuri iki kibazo kigira giti mbese wakwemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana? Igisubizo ni yego. Yego, tutagiye kure nk'ubwoko bw'Imana, nk'uko tuyoborwa n'umwuka w'Imana twese aho twaba duherereye hirya no hino ku isi, abari muri Aziya, Europe, Australia, Amerika, Afurika yose,
aho waba uherereye hose, umubumbe waba uriho uwo ari wo wose, igisubizo ni yego kw'iki ngiki. Yego, twemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwacu kugira ngo twige tumenye icyo Imana ishaka, kugira ngo abe aricyo twubahiriza. Yego, ngiki igisubizo cyacu nk'ubwoko bw'Imana. Rero turareba Bibiliya iki bishimangiraho n'iki bivugaho. Niho turasanga mu Migani ibice 23:23 haravuga ngo gura ukuri nuguranure, gura ukuri nuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Iki jambo ry'Imana ririmo kutwereka ku byo tugomba kugura. Yego, ngo gura ukuri nuguranure, ugura ubwenge, gura kwigishwa, gura ubuhanga. Ibi byose uraza kubihabwa ari uko uguze. Bishatse kuvuga iki? Mu kubaho n'imibereho yacu yo muri ubu buzima turimo kuri mubumbe w'isi, kugira ngo ugire ikintu ubona runaka, hari ikindi kintu wigomwa. Kugira ngo ujye mu ivugabutumwa, hari ibindi uraba wirengagije. Kugira ngo nyirizina ukore ikintu runaka usabwa gukora, nuko hari ikindi ureka. Ngira ngo hari igihe abantu bajya bahura bakaganira bakavuga bati ngo ariko warabuze, n'undi akavuga ngo rwose duherukana kera. Ariko nyirizina nubwo uwo muntu yabuze ari uko mutari muri kumwe, afite ahandi hantu yarari. Ni ibintu byumvikana. Nimba ari uko mutari muri kumwe ariko afite ahandi hantu yarari. Rero ni ukuvuga ngo hariho gufata igikorwa ukawakirutisha ikindi kubw'intego yawe runaka. Bishatse kuvuga iki? Kwiga ijambo ry'Imana, kubahiriza icyo Imana ishaka, gukora intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri mubumbe w'isi, hari ikindi bidusaba kwigomwa. Rero haraza kugaragaramo ubutunzi, haraza kugaragaramo amafaranga, haraza kugaragaramo ibyo dufite twita iby'agaciro. Hari naho usanga n'ubuzima buhangirikira cyangwa bishyira mu kaga ubuzima bwacu dufite, kandi ibyo tukabyemera kugira ngo nyirizina dukore iby'intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri mubumbe w'isi, bitewe n'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kugira ngo tutajya kure y'icyo Imana ishaka yuko twakabaye dukora. Rero nagira ngo nkubwire ngo kuba wafata umwanya ukajya mu materaniro, ngira ngo hari byinshi cyane wirengagije kuba wakora. Hari ibyo wateye umugongo, kuko kujya mu materaniro, kujya kwiga ijambo ry'Imana, wabirutishije ibindi bikorwa wasize. Wakagombye kuba hari umuryango wari kuba urimo kwitaho, wakagombye kuba urimo kwita ku bana, wakagombye kuba urimo kwita ku bindi bintu runaka wabuze umwanya wo kubikemura. Ariko nyirizina ibyo byose ukabura bisize, ukaba ubiteye umugongo kugira ngo ufate wa mwanya wo kugira gute, wo kujya kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa ugafata umwanya ukaba urimo kwiga online cyangwa mu buryo runaka. Hariho kwigomwa. Yes, hariho kwigomwa. Ni nk'uko umuntu wafata amasaha runaka ukavuga ati ngiye gusenga, ariko uwo mwanya wavuze ngo ugiye gusenga hari ibyo wigomwa. Wakagombye wenda kuba wari uryamye, wakagombye wenda kuba urimo kuganiriza umuntu runaka, wakagombye kuba urimo guhamagara umuntu kuri telefone ngo mugire ibyo mupangaho by'imishinga. Yes, biraza kugaragara yuko hari ikintu ugomba guhomba cyangwa gutakaza, cyangwa ugomba gutanga kugira ngo uronke iby'agaciro. Rero nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, uri mushyashya ugeze kuri murongo, kora subscribe kugira ngo hatagira ibiganiro bigucika by'ingenzi by'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, tureba iby'ingenzi dukwiriye gukora no kubahiriza. Niho rero uraza gusanga hari ibintu dushobora gutanga. Yego, hari ibintu ushobora gusanga, hari ibintu tugomba guhomba kugira ngo tugire gute, turonke iby'agaciro. Yego, hariho uraza turimo gusubiza kino kibazo ngo mbese wakwemera gutanga cyangwa guhomba ubutunzi bwawe kugira ngo wige ijambo ry'Imana? Igisubizo ni yego. Ijambo ry'Imana mu Migani 23:23 haragira hati gura ukuri nuguranure, gura ukuri nuguranure, gura ubwenge, gura kwigishwa, gura n'ubuhanga.
uraza gusanga hari ikintu tugomba kwigomwa kugira ngo twubahirize intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego, n'ubundi twabonye yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Dore impamvu iki kintu ari nacyo cy'ingenzi, ni uko kwiga ijambo ry'Imana bitwereka uburyo ki imyitwarire Imana ishaka ko tugenderamo, icyo Imana itubuza gukora tugisanga mu kwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana niho hakwigisha uburyo ukwiye gusenga, kwiga ijambo ry'Imana hakwigisha uburyo ukwiye guterana, kwiga ijambo ry'Imana bikwereka uburyo ki ukwiye gukoresha imitungo yawe ukayiboneramwo kuzayiboneramo ingororano mu bwami. Kwiga ijambo ry'Imana bikwereka uburyo ki ukwiye kugirana imibanire n'abantu. Kwiga ijambo ry'Imana bikwereka abo mukwiriye guteranira hamwe n'abo mudakwiriye guteranira hamwe. Kwiga ijambo ry'Imana nibyo bibasha kugeza umuntu ku mukiza, akamukiza, akamurokora urupfu rw'iteka. Kwiga ijambo ry'Imana nibyo by'agaciro biraza kugaragara mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, kora subscribe kugira ngo duhorane tusangira ibiganiro bigiye bitandukanye kuri uyu murongo wa Irera TV1, kandi kubwo gufashanya n'ubyihererane iki kiganiro kigeze kuri mugenzi wawe. Kandi ngira ngo nk'ubwoko bw'Imana hamwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ukimara kwiga icyigisho nk'iki cy'ingenzi, uwo mwanya utangira gushyira mu bikorwa icyo wigiyemo ndetse ukabimenyesha n'abandi. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.